Mwiriwe neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe kuri Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije kugira igicamunsi cyiza, tugarutse kubagezaho amakuru agezweho kuri iki gicamunsi. Kandi turizera ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mube hafi rero tubazaniye amakuru agezweho kuri iki gicamunsi cya tariki ya 20 Mutarama, umwaka wo ni wa 2026. Turakurikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru nk'uko usanzwe bigenza, kuko tukuzaniye amakuru ababaje, amakuru y'incamugongo, kandi amakuru yavugishije benshi, biri kuvugwa ko yaba ari amahano yaguye muri uyu muryango, kuko ni ibintu batari basanzwe bamenyereye muri aka gace, aho umugabo akekwaho kwica umugore we amuteye icyuma, yarangiza nawe agahita yitera icyuma. Kandi nyuma y'uko tubabwiye inkuru y'umugabo wasanzwe muri pisine ya hoteli yapfuye, ubu tubazaniye amakuru agezweho kuri iyi nkuru. Ubuyobozi bwa hoteli buri mu mazi abira. Kugeza ubu ngubu rero manager w'iyi hoteli akaba yamaze gutabwa muri yombi. Kandi ngo n'abandi bakekwa kugira uruhare muri ubu bugizi bwa nabi bakomeje gushakishwa buhindu kugira ngo bakurikiranwe, kuko iperereza riracyakomeje. Kandi tubazaniye amakuru agezweho ku mwarimu wa kaminuza ukurikiranyweho gusambanya abanyeshuri yigisha, ubu nawe yamaze gutabwa muri yombi, ibye byamaze kumenyekana. Ntucikwe rero n'aya makuru agezweho muri aya masaha y'igicamunsi. Tubazaniye amakuru rwose agezweho hirya no hino. Wowe rero ntujye kure, ibi byose hamwe n'andi makuru agezweho nibyo tuje kukugezaho mu makuru arambuye, kugira ngo umenye amakuru yizewe atarimo ibihuha habe na gato. Wahisemo neza rero, turagushimiye kuba wahisemo Hagume TV. Turagusaba ngo dukurikirane umunota ku wundi kugeza ku musozo w'aya makuru, kandi turasaba wowe ugeze hano bwa mbere, wowe tubanye bwa mbere utarakanda subscribe, nicyo kintu cyiza ndetse cy'ingenzi wakabaye ugomba gukora. Reba rero ahantu hari akazogera ugakandeho, kugira ngo winjire mu mubare wazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tuba twaguteguriye umunsi ku munsi. Kandi kuduha komenti, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi cyane, kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, kuko tuzi neza yuko mukunda ibyo tubagezaho. Kandi bidutera umwete wo gukomeza gukora ibigendanye n'ibyo mwifuza, bitewe n'ibitekerezo mwagiye muduha muri komenti. Turagusaba gukomeza kudukurikirana rero kugeza ku musozo w'aya makuru, kuko duhari ku bwawe, kugira ngo tujye tukugezaho amakuru agezweho, ayo mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, kandi ku gihe. Ahangaha rero ni mu karere ka Karongi, umugabo ukekwaho kwica uwahoze ari umugore we, nawe agahita yitera icyuma, ikomeje kuvugisha benshi muri aka karere ka Karongi ndetse no hirya no hino mu gihugu. Ibi byabaye rero kuri uyu wa 19 Mutarama 2026 mu karere ka Karongi. Hamenyekanye amakuru y'umugabo witwa Bakundukize Emmanuel, akekwaho gutera icyuma uwahoze ari umugore we Mujawingoma Chantal, akahasiga ubuzima ndetse nawe agahita yitera icyuma. Ibyo byabereye mu karere ka Karongi, mu murenge wa Murundi, mu kagari ka Nyamushishi, mu mudugudu wa Gitwa, ku mugoroba wa tariki ya 18 Mutarama 2026. Uwo mugabo Bakundukize Emmanuel akaba afite imyaka 25, mu gihe nyakwigendera Mujawingoma wari umugore we yari afite imyaka 31. Babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko bakaba bari baratandukanye. Amakuru y'urupfu rwa Mujawingoma yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi, Niyonsaba Siriake, aho yabwiye Imvaho Nshya dukesha aya makuru uko byagenze. Yagize ati yego nibyo byabaye ku munsi w'ejo wa tariki ya 18 nimugoroba.
Aba bahoze babana mu buryo butemewe n'amategeko, gusa bakaba barahoraga barwana ndetse bafitanye amakimbirane, baza no guhitamo gutandukana. Yakomeje agira ati ejo uwo muja w'ingoma yari mu murima na nyina bakura imyumbati, dore ko bari baratandukanye bari baturanye nko muri metero 50. Uyu Bakundukize yaragiye amusanga mu murima, ahita atangira kumukubita. Muri uko kurwana bamanutse bageze hepfo, ahita amujya hejuru amukubita ingumi mu ngoto, ahita apfa, nawe yitera icyuma ariko baramutabara we ntiyapfa. Yavuze ko nta kintu bazi uwo mugore n'uwahoze ari umugabo we bapfaga, kuko bari baratandukanye kandi nta n'umwana bari barigeze babyarana. Yakomeje agira ati nubwo babanye nta mwana bigeze babyarana, ariko ngo bahoraga barwana, ariko nta n'ikintu kizwi bapfaga. Nta n'igikekwa cyaba cyatumye mwambura ubuzima, gusa ngo mu minsi ishize uwo mugore yigeze kujya i Kigali amarayo iminsi, arongera aragaruka asubira iwabo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murundi, Niyonsaba Siriake, yatangaje ko nyuma yo kumutabara atarashiramo umwuka, akekwaho kwambura ubuzima uwahoze ari umugore we, inzego z'umutekano zahise zimujyana kwa muganga ku bitaro bya Kibuye, mu gihe hategerejwe ko akira kugira ngo akorerwe iperereza hazamenyekane icyatumye akora amahano nk'ayo. Yagiriye inama abaturage yo kwirinda ikintu cyose gishobora gutuma hari uwambura undi ubuzima, ngo mu gihe abantu bagize ibyo bapfa cyangwa batumvikanaho, igisubizo ntabwo ari ukwihorera cyangwa kurwana, ahubwo igisubizo ni ukugana inzego z'ubuyobozi bw'ibanze zikabafasha gukemura ibibazo bafitanye. Kandi nk'uko twabibatangarije mu makuru yacu yo muri iki gitondo cyo kuwa 20 Mutarama 2026, ko RIB yafunze umwarimu wo muri kaminuza ukekwaho gusambanya abanyeshuri yigisha, tugarutse kubagezaho update cyangwa se amakuru agezweho yimbitse kuri iyi nkuru. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafunze Dr Manirakiza Benjamin, umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Mu butumwa bwa RIB bwo kuwa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026, iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya aba bana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera, abizeza ko azajya abafasha ndetse akabaha amafaranga. RIB yavuze ko Dr Manirakiza Benjamin ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo, mu gihe dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Kandi RIB yibukije abantu bose ko gusambanya umwana ari ukumuhemukira, kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB yagize iti irihanangiriza uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa, kandi inasaba abana kwirinda ababashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa ishimishamubiri iryo ari ryo ryose bibicira ubuzima bw'ejo hazaza. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4
akarongo z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko uhamijwe iki cyaha n'urukiko igifungo kiva ku myaka 20 ariko kitarenza imyaka 25. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimiye ko mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira kugeza ku musozo wayo. Mukomeze kubana natwe rero hano kuri Hagume TV, iyi umuyoboro wa YouTube channel wanyu ndetse wacu. Turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho yaba ayo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ku gihe 5 kuri 5. Wowe rero twabanye uyu munsi ugeze hano bwa mbere, turagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho kandi yizewe 5 kuri 5 ku gihe. Kandi nawe ndetse mwe mwese musanzwe mudukurikirana, tuzi ko muri inshuti zacu z'akadasohoka. Turabibona kandi turabibashimira gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu, gukanda like ndetse na share mugasangiza inshuti ndetse abakunzi ba Hagume TV. Nabyo bari ingenzi mu gukomeza kwagura uyu muryango mugari wacu wa Hagume TV ndetse wanyu. Murakoze rero, tubifurije gukomeza guhaha mukaronka ibyiza byose Rurema atanga ntibikabure kubageraho. Turabakunda cyane kuko mubizi amakuru yacu yo naho mu masaha ari imbere. Ciao ciao ciao.